umva kano kantu wumve. Privately with President Felix right now, what would you tell him? I would tell him I wish he wasn't president of that good country. Uyu ni umuyobozi cyangwa se umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ubwo umunyamakuru yaramubajije ngo wicaranye na Perezida Tshisekedi mwenyine muri babiri nta wundi muntu uhari, niki kintu wabwira Perezida Tshisekedi? Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yasubije umunyamakuru icyo kibazo amubwira ngo nabwira Tshisekedi ngo nakifuje kutakabaye uri umuyobozi wa kiriya gihugu cyiza. Ndagira ngo wumve kano kantu witonze. I mean a better side even. The other one is whoever gives you aid controls your life. In fact, that's why they want you to stay with the aid, so they continue controlling your life. Uyu ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ni mu kiganiro tugiye kureba kirekire. Hano yavugaga ngo uwo ari we wese uguha imfashanyo, uguha iyo nkunga, agomba no gukontorora ubuzima bwawe. Ati niyo mpamvu bashaka ko tuguma kuri izo nkunga zabo kugira ngo bakomeze bakontorora ubuzima bwacu. Iki ni ikiganiro kirekire tugiye kurebera hamwe, ni ikiganiro ngira ngo gifite icyafashe hafi isaha yose. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda aganira n'umunyamakuru yagarutse ku bintu byinshi ari byo tugiye kunyuramo twese kuri YouTube channel yanyu Twihuta. Ni ikiganiro uri buze kumva witonze kuko ni ikiganiro kirekire cyane. Hano Perezida turaza kureba ukuntu yaganiriye n'uyu munyamakuru, yasubiye mu mateka kera asa nk'ugaruka ukuntu bamubashije ku kuntu yubatse kino gihugu cyangwa se ukuntu u Rwanda rwongeye kwiyubaka bihereye kuri zero, ndetse we abyita ngo byari biri no munsi ya zero ubwo u Rwanda rwongeraga kwiyubaka. Yongeye kugaruka ku kuntu byabaye ngombwa ko afata icyemezo cyo kugira ngo ajye guhatiriza abari basohowe mu Rwanda cyangwa se abari bagewe bimeze nk'aho batwawe ku ngufu n'abari bahunze bose badashaka kugaruka, bari kubuzwa kugaruka, ukuntu yafashe icyemezo cyo kugira ngo babagarure ku ngufu, babahatirije kugaruka. Ibyo Perezida yabigarutseho avuga amamiliyoni y'abantu yari yarangiye kugaruka mu Rwanda, n'icyemezo yafashe cyo kugira ngo abo bantu babahatirize kugaruka mu Rwanda. Ibyo nabyo yabigarutse, iyo ngingo turaza kwireba. Yagarutse ku byerekeranye n'izi mfashanyo z'amahanga zino maze iminsi mbona ibihugu bihagarika mu Rwanda bavuga ati duhagaritse imfashanyo, Amerika, Ubwongereza, Ubudagi, Ububirigi, ibyo byose mwagiye mubibona, Canada. Yagarutse agaruka ku byerekeranye n'imfashanyo avuga ati imfashanyo ni igikoresho cya politike, ndetse yagaruka agavuga ati imfashanyo buriya ni umutego cyangwa se zino nkunga z'amahanga uba usanga ari umutego bari kugutega wowe uzi ngo ni imfashanyo gusa bari kuguha. Byinshi yagiye agaruka ku byerekeranye n'ukuntu u Rwanda rwari rubayeho 90% by'ubukungu rwakoreshaga byose ari imfashanyo, ariko uyu munsi wa none ntabwo ariko biri. Yagarutse ku byerekeranye na USAID, turi buze kubireba. Agaruka ku ntambara y'ibyerekeranye n'imyambaro, nabyo turi buze kubirebaho, ndetse ni byinshi Perezida yagiye. Ni ikiganiro kirekire ku buryo mbega ari bya bintu wese umuntu wese abavuga ati numve n'icyo umukuru w'igihugu abivugaho, byose yabigiye imuzi abigarukaho. Yagarutse kuri M23, agaruka kuri ibibazo biri kuba mu burasirazuba bwa Kongo, byose yabigarutseho. Iki kiganiro anagaruka uburyo umuryango w'abibumbye cyangwa se ino miryango byitwa ngo ifashe impunzi, iyo babonye impunzi zisubiye mu ngo zabo cyangwa se impunzi zigataha, uburyo kiriya miryango ibabara, kuko iriya miryango ntabwo iba yifuza ko impunzi zava mu nkambi kuko niho bungukira. Ibyo byose nabyo araje abidusobanurire byose. Icyo gusaba ni kimwe gusa, reba hasi handitse subscribe, uhakande, dukomeze twagura umuryango mugari wa YouTube channel yanyu. Reka dutangire twumva Perezida w'u Rwanda uko yatangiye kino kiganiro. Dutangiye ikiganiro, umunyamakuru yatangiye abaza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, abaza Perezida Kagame amubaza ngo winjiye mu Rwanda uzanye na RPF, icyo gihe ngo nk'uko wowe ubwawe ubivuga igihugu cyari urupfu, mbega igihugu cyasaga nkaho cyapfuye. Ati nta kintu cyari mu gihugu usibye kubona imirambo inyanyagiye ahantu hose, imbwa ziri kurya imirambo, ndetse ibintu nk'ibyo ngibyo ari byo biri mu gihugu gusa. Ndetse abantu bari bazima mu gihugu wasangaga ari abo ngabo bari kwica abantu, cyangwa se abanyamahirwe bari kubasha gucika, kwihisha no gutoroka. Iki ni ikibazo cy'umunyamakuru aracyari kubaza Perezida. Umunyamakuru yavuze ati ni iki cyakuje mu mutwe umuntu nkawe wari igihugu ngicyo cyari kikugiye mu biganza wari umaze kugifata? Niki nk'umuyobozi watekereje mu mutwe wagombaga gukora kugira ngo igihugu kimeze gutyo, kimeze nkaho cyapfuye, wongere ucyubake? Katwumve Perezida. We got to find where to start from, and one of them was
reorganize the forces that ikintu twagomba gukora no gushaka aho dutangirira. Uyu ni perezida w'u Rwanda. Hano ubwo ntabwo ndibuze gukomeza ngaruramo amajwi ye cyane, hano ndi kubibona imbere yanjye, ndakomeza ngendana n'ibisubizo yagiye atanga. Hano perezida yavuze ati twagombaga kureba aho duhera, twebwe tukongera tukiyoruganiza n'abasirikare twari tumaze gufata igihugu turi kumwe, tukareba ngo niki kigiye gukurikira ko igihugu tugifashe. Ati intambara yo twari tumaze kuyitsinda, ariko hari igihombo kinini cyane, urumva ni benshi bari bapfuye. million people who went into Eastern Congo, 3 million, and others about 600 to 800,000 into Tanzania. Wow. Yeah. So the whole country was emptied. Yes, and ndetse perezida yakomeje asobanura ati icyo gihugu twari dufite muri 94 gutyo mu ntangiriro cyari kirimo ubusa, twavuga ko cyarimo ubusa mu yandi magambo. Ati kuko miliyoni zigera muri 3 z'abanyarwanda zari zamaze guhunga cyangwa se zari zerekeje mu burasirazuba bwa Kongo, zasohotse u Rwanda zagiye miliyoni zigera muri 3, ndetse ngo aba hagati y'ibihumbi 600 n'ibihumbi 800 nanone by'abanyarwanda nabo bari bahungiye muri Tanzania. Mbega igihugu perezida yakomezaga avuga ati igihugu cyari kimeze ngaho nta bantu bakirimo, bari bake cyane. who came in from outside, from Uganda, from Burundi, from wherever. By the time they come, they should find the country. Ati ndetse byasaga nk'aho ari strategy yari yarapanzwe n'abo twari duje twambura igihugu cyangwa se abo twari duhanganye. Yari strategy bari barakoresheje bavuga ngo kuko batwitaga abanyamahanga, baravugaga ati bano bantu nibiba ngombwa cyane bishoboka ko igihugu bari dutsinde bakagifata, basanga igihugu kiri mu busa. Yari strategy bakoresheje kuvuga ngo dusora abaturage mu gihugu, tujyane nabo cyangwa se bagende natwe tujyane nabo. Ati bano banyamahanga baturutse Uganda, harimo abaturutse Burundi, nibaza basanga igihugu kiri mu busa. Ati mbega ku buryo igihugu kiri buze kutubera nkaho kitabasha kuyoborwa, cyangwa se natwe ubwacu tuyoberwaho turi buhere gufata igihugu kitarimo abantu, nawe urabyumva wayobora iki? Byari ibibazo, mbega ngo byari ibintu byari byapanzwe. And we're in no way hiding the fact that this was almost an impossible task to rebuild the country that starts from below the scratch. Icyo gihe icyo byadusabye ni ukongera kwiyoruganiza, tukavuga ati turaza kubaka kino gihugu gute, kongera kucyubaka igihugu bisa nkaho tugiye kubaka kimeze nkaho tugiye gutangirira munsi ya zero, kuko urumva cyari igihugu noneho kitarimo n'abantu, abantu bose barabaye impunzi barigendeye. Ati noneho n'abari bari mu gihugu, bari barasigaye mu gihugu, batari barahunze ngo basohoke igihugu, nabo ubwabo bari barakuwe mu byabo. Mbega ugasanga umuntu iwabo si hakiri, yari yarahunze, ariko ari ukuntu umuntu ahunga akaba yarabaye impunzi mu gihugu cye, iwanyu kwivuka atari huri, warahavuye uri mu kindi gice kitari ikiwanyu, bitewe nyine n'ibyari biri kuba mu Rwanda, nawe urabyumva umuntu yabaga ari guhunga. Ati n'abari mu gihugu bwabo ntago bari bari mu byabo cyangwa se bari bari iwabo, nabo ubwabo bari bameze nk'impunzi mu gihugu iwabo. Ati nawe bazizo miliyoni 3 zahungiye muri burasirazuba bwa Kongo, wongereho ibyo bihumbi bigera kuri 800 byari biri muri Tanzania, ibindi bihumbi 100 byari biri muri Uganda, abandi bari barahungiye i Burundi. And assured them nothing is going to happen to them. Ati gihe byadusabye ko twubaka ikintu gikomeye mu byerekeranye n'umutekano, ku buryo dutangira gukangurira abantu gusubira mu byabo, atari ukubwira abantu bahunze igihugu bari hanze y'igihugu ngo bagaruke basubire mu byabo hari umutekano gusa. Oya, atahubwo n'abandi bari mu gihugu indani, ariko batari bari iwabo, bari barahunze iwabo batarasubira iwabo mu byabo, nabo tubakangurira ngo basubire aho baturutse ku ivuko ryabo cyangwa se mu byabo, tubizeza ko nta muntu n'umwe uzigera ugira icyo abatwara cyangwa se nta muntu uzahungabanya umutekano wabo. Ati kandi ibyo twabashije kubirinda tubigeraho, nta muntu twabwiye ngo nasubire iwabo ngahurire n'ikibazo, twabashije kubarindira umutekano. And they were all positioned in the camps. Ndetse perezida yakomeje avuga ati noneho ikibazo cyaje kubamo rero gikomeye, za miliyoni zigera muri 3 zari zarahungiye mu burasirazuba bwa Kongo, urumva zagezweho noneho zifatwa amateka cyangwa se zimera nkaho zifashwe nk'imfungwa n'abasirikare bari baratsinzwe cyangwa se ba leta yari imaze gutsindwa, bari barahungiye muri burasirazuba bwa Kongo. Ati babashyira mu nkambi n'intwaro zabo,
bari barahunganye intwaro nyinshi, abasirikare bari bamaze gutsindwa, ngo bari bafite n'amaburende, bari bafite ibibunda binini cyane, byose bari barabihunganye babyambutse igihugu ubwo bari bamaze gutsindwa n'inkotanyi. Bambukanye ziriya ntwaro zose zikomeye igihugu cyari gifite, barazambukanye bazijyana mu burasirazuba bwa Kongo aho ngaho, ndetse barangije bafata za miliyoni 3 z'abaturage zari ziri mu nkamba aho ngaho mu burasirazuba bwa Kongo z'abanyarwanda, babategeka ko batagomba gutaha, mbega bamera nk'aho babagwatiriye cyangwa se babafashe ku gufati, ntabwo mugomba gusubira mu Rwanda. Perezida yakomeje asobanura ati imiryango w'abibumbye cyangwa se bari bahaye inzira ingabo zari zimaze gutsindwa mu Rwanda n'abari maze gukora jenoside, babahaye inzira binjira muri Kongo ndetse babemerera kwinjirana n'intwaro zabo. Ati bamwe binjiriye i Rusizi ubwo ni za Cyangugu, abandi binjirira hano mu burasirazuba bwa Kongo, nyine ubwo ngubwo murahabona hano za Rubavu ukomeje winjira. Uyu munyamakuru yakomeje baza perezida ati ese ibyo baba barabikoze byo kujyana intwaro zabo bagahungira muri Kongo bakazigumana mu rwego rw'uko bari bafite ubwoba ko mushobora kubakurikira mugashaka kubica bakirwanaho? Ati nabyo wenda birashoboka, atariko ikiruta ibyo ngibyo ahubwo baba bari bafite gahunda yo kuvuga ngo turagerayo n'imbunda zacu twarazitwaye, twisuganye twongere tugaruka ahubwo igihugu tukisubiza. That's how they went with arms. They went with everything, by the way. The treasury was empty, the central bank, all the money taken, everything. They were living in a place called Mugunga in Eastern. Ndetse perezida yakomeje avuga ati batwaye imbunda, niyo mpamvu bari barajyanye imbunda kugira ngo bazagaruke bigarurire igihugu. Atari kusibye n'imbunda gusa, ati bajya gusohoka igihugu bamaze gutsindwa batwaye buri kimwe cyose. Banke amafaranga yose yarari muri banke baratwaye, banke nkuru y'igihugu amafaranga yose yararimo byose barapakiye barasahura baratwara. Ati igihugu mbega urebye cyari kiri mu busa. Warned them that if they don't come back, 2 things. We will repatriate them forcefully because we don't even want the defeated army. Ati icyo gihe rero icyakurikiye ni iki ngiki. Ati icyo twakoze twatangiye gukora ubukangurambaga bwo gusaba ba bantu bari barahunze za miliyoni zose z'abanyarwanda zari zarahunze, tubabwira ngo nimutahuke, cyane cyane babandi nyine bari bameze nkaho bafashwe nk'imfungwa n'abasirikare bari baratsinzwe. Twatangiye kubasaba ngo nibatahe. Ibintu ngo byari bibiri, twarabasabye ngo mugomba gutaha ku neza, nimwanga ku neza turaza tubacyure izo mpunzi nyine, turaza tubacyure ku mbaraga tubasubize mu gihugu cyanyu. Za mpunzi nyine ubwo zari ziri mu burasirazuba bwa Kongo turabacyura ku ngufu. Ati kuko ntabwo dushaka ko muza gukomeza gufatwa n'abo bagizi ba nabi cyangwa se abo batsinzwe bashaka kongera kwisubiza igihugu. Ntabwo dushaka ko baza kubafata ngo bazana bakoresha nk'ibikoresho mu kugira ngo bagaruke mu Rwanda. Ati niyo mpamvu tugomba kubasubiza mu Rwanda ku ngufu nimba mwanze kuza ku neza. Ati icyo gihe kuko niko twabigenje kandi twarabikoze bigenda neza. Ati twebwe igihe cyarageze turagenda tuzenguruka izo nkambi bari barimo za miliyoni zigera muri 3 z'abanyarwanda zari zarahungiye mu burasirazuba bwa Kongo. Ati igihe cyarageze turagenda tuzenguruka za nkambi bari barimo, turabategeka ati mucara nyine musubire mu gihugu cyanyu, musubire mu Rwanda, mwitandukanye n'aba ngaba bafite intwaro, babandi nyine bifuzaga gukomeza kugaruka mu Rwanda gufata igihugu. Perezida yakomeje avuga ntabwo ndibuze gukomeza agenda agaruramo amajwi cyane y'ibyo bagiye baganira kuko n'ubundi nibyo biri imbere yanyu, nibyo ndi kubabwira. Perezida akomeza avuga ati icyo twakoze twakoreshaga amaradiyo y'aho ngaho tubwira abaturage ati mutahe, ntabwo urumva bari kugenda ngo babwire miliyoni 3 muzibwire ngo cano. Bakoreshaga amaradiyo cyane cyane, ngo twanakoreshaga ingabo z'umuryango w'abibumbye cyangwa se umuryango w'abibumbye twarawukoreshaga tubwira abatura tukohereza noneho n'abantu bari mu gihugu mu Rwanda bafite bene wabo b'impunzi hariya, tukabwira ati mugende mubabwire ko mu Rwanda nyine ari amahoro ari umutekano, bagarutse ntacyo baba, nabo twarabakoreshaga. So we actually now force them back. Okay. Perezida akomeza avuga ati mbese urebye twabazanye ku ngufu barataha mu gihugu cyabo. Perezida yakomeje avuga ati muri uko gucyura abo bantu bagera kuri izo mpunzi nyinshi zirenga miliyoni 3 zari zahungiye muri burasirazuba bwa Kongo, tukabahatiriza gutaha. Ati ni ibintu twakoze dukora uko dushoboye kugira ngo dukumire ko hari ubuzima bwabigenderamo, nyine hatagira ababigenderamo cyangwa se hatagira impfu za benshi zibigenderamo, hatagira abantu babigwamo. Ati nibwo buryo twabikozemo ducyura izo mpunzi ngo zigaruke mu Rwanda. Perezida akomeza avuga ati gusa ikibazo cyaje kubamo noneho twarahagaze dutangira gushinjwa n'amahanga ko twacyuye abantu nabi, twacyuye abantu ngo ku ngufu. Amahanga niko yatangiye kuturega icyo gihe. Atariko
twebwe twakoze ibyo ngibyo twakoze igihe kigezeho n'abaturage ubwo batangira kwizana ku bwinshi ewana baza mu Rwanda bisuka nk'amazi kuri amazi abatemba batangira kwisuka ubwabo noneho bataha bicyura ku bwinshi cyane bose bataha mu gihugu cyabo. The aid, the humanitarian industry had taken hold of things. Perezida hano yise avuga ikintu gisa nk'igikomeye cyane ageze hano aravuga ati iyo miryango yitwa ngo ifashe impunzi yita ku bantu nk'abo ngabo baba bari mu nkambi nk'abo ngabo bose izo miliyoni twari tumaze gucyura tuvuga ngo musubire mu gihugu cyanyu, ati iyo miryango byitwa ko yita ku mpunzi bifasha bari mu nkambi yarababaye irarakara kuko ngo biriya bintu by'abantu ngo bafashe impunzi ziri mu nkambi ni industry ukwayo ibimeze nk'iri mu nyungu iyo impunzi ari nyinshi. Ati rero baba bifuza ko abantu bari mu nkambi bazahora mu nkambi ubuziraherezo. Ati birabigomva ngo ni imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ngo yaje gufasha abantu bari mu nkambi ngo bari mu ntambara ngo biriya bigo ntabwo biba byifuza ko abari mu nkambi bataha, ngo ni imiryango ibiharanira ko abo bantu bari mu nkambi bazahora mu nkambi ubuziraherezo batazigera bataha mu ngo zabo. Ni Perezida w'u Rwanda uri kubivuga. Niho umunyamakuru yahise abariza Perezida w'u Rwanda amubaza ngo none se inkambi ubundi ngiye numva ko zakagombye kuba ari nk'ahantu ari nk'inkambi nyine impunzi zirimo iriya miryango ikaza ikabaha ubufasha ikabafasha kugira ngo babashe kwiyubaka basubire mu ngo zabo cyangwa se nabo babashe kwibonamo imbaraga bave mu nkambi batangire ubuzima bwabo babeho nyine ubuzima busanzwe. Ati noneho uravuze ngo bari abantu ino miryango yibyitwa ko ifasha impunzi ibishaka ko impunzi zizahora mu nkambi ubuziraherezo. Perezida aravuga ati nibyo cyane rwose. It becomes an industry on its own. By the way, that is what the accusation is in Eastern Congo currently. Ndetse Perezida yavuze ati nibyo koko bafite inyungu nyinshi bakuramo ziba zituma bumva ko impunzi zitataha. Ati babifitemo inyungu yabo. Ati ibyo nibyo byabaye kera baturakarira ngo twacyuye impunzi nyinshi baraturwanya. Ati n'uyu munota turi kuvugana nibyo biri kuba. Umve. There have been camps there even before Goma fell, before the war, because of the chaos that has been going on in Eastern Congo. Going back home, now the whole group has gone home. The aid agencies are accusing M23 and AFC of causing a humanitarian disaster. Ndagira ngo wumve neza kino kintu cy'impunzi ni ikintu kinini cyane. Perezida yise akomeza aho n'umunyamakuru urugero aramubwira ati kugira ngo ubyumve ko n'uyu munsi ari byo biri kuba. Ati no kuvuga ngo na mbere yuko M23 yinjira muri Goma zino ntambara M23 igafata Goma n'iriya migi yindi yafashe. Ati n'ubundi wasangaga muri mu burasirazuba bwa Kongo zino Kivu y'amajyaruguru y'amajyepfo, ati wasangaga n'ubundi hari ahantu hari inkambi z'impunzi nyinshi cyane. Atari ko M23 kubera ibibazo n'ubundi byahoraga habaga inkambi nyinshi cyane. Atari ko kuva M23 yafata Goma igafata biriya bice, M23 yatangiye gucyura impunzi razibwira ngo muve mu nkambi musubire mu buzima bwanyu, musubire mu masambu yanyu, mujye iwanyu kuri gakondo. Ati ibyo ngibyo byababaje ya miryango isanzwe irira yungukira kayabo mu kwitwa ko bari gufasha abantu bari mu nkambi. Urumva ubakuye mu kazi abantu akazi bakora birirwamo ubuzima bwabo bwa buri munsi no gufasha impunzi nyine niko kazi bakora ku mafaranga yagiye yinjira. Kuvuga rero ngo inkambi uraje umaze gufata ngo muri M23 wisubwira abaturage ati umutekano wanyu urizewe nta muntu uzabakoraho, musubire mu ngo zanyu, musubire kuri gakondo yanyu. Ati ibyo ngibyo byatumye M23 bayirega icyaha cyo kuvuga ngo yangije uburenganzira bw'ikiremwa muntu cyane cyane mu byerekeranye no kuba barakuye ngo impunzi mu nkambi, kuko n'uguhotera uburenganzira bw'ikiremwa muntu ku buryo ngo ari ukuzihemukira ni nko kuzica mbega mu yandi magambo n'uguhonyora. Bitewe n'iki nuko M23 yahombeje iyo miryango isanzwe yinjiriza ngo mu gufasha impunzi kuko uraje ucyuye impunzi. Ati natwe rero ibyo ngibyo nibyo byatubayeho kera muri za 90 ubwo twacyuraga impunzi zarengaga miliyoni 3 zari ziri muri Kongo. Natwe amahanga yaraturakariye cyangwa se iyo miryango byitwa ko ifasha impunzi yaraturakariye ngo dukoza amahano ngo ducyuye abantu ku ngufu tubisha urubozo bitewe nuko twari ducyuye cyangwa se twari
bya bindi yamvuga yanyu bivuga ngo no gufata kunda mbega no kuvuga ngo umushinga bariragamo mumeze nkaho muhagaritse murawusenye reka atari ukuvuga ngo nurundi rukundo bari bafitiye impunzi cyangwa se koko nuko babona ko impunzi zigiye kubaho nabi to look after. So that becomes a humanitarian disaster. So what they umunyamakuru yise amubaza ati none se icyo iriya miryango byitwa ngo ifashe impunzi yita ngo mwahonyoye uburenganzira bw'ikiremwa muntu ngo mwabuhonyoye bikabije cyane ni uko mufasha impunzi mukazikura mu nkambi zigasubira gutura iwabo mbega zikaba ubuzima busanzwe ngaho ngaho muhonyoye uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Perezida arasubiza ati cyane urumva ubuhombeje abantu. Umunyamakuru yakomeje amazi ati ubwo ngubwo bivuze rero ngo hari amafaranga mubahombeje babasanzwe barira kuri izo mpunzi ariyo mpamvu y'impunzi muzikuye mu nkambi mukazicyura bibabaza nyine. so saying There is money flowing into these organizations for humanitarian activities or to run these camps. Ndetse perezida nibyo yakomeje asobanura ati nyine urumva hari amafaranga menshi yinjira muri izo organization ngo yo gufata cyangwa se gukurikirana uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ayo mafaranga ari yabafasha gukomeza ngo kwita kuri izo nkambi. Urumva nyine ntago yose yajya mu nkambi, nabo rero niho barira. Ati rero iyo usenye inkamba abantu bagasubira mu ngo zabo ubu bahemukiye cyane. Muri make bo bifuza ko iriya miryango yari kuvuga ngo uburenganzira bw'ikiremwa muntu bwahohotewe mu nkambi n'iki, niba abantu babifuza ko bibaye byiza mwese mwajya gutura mu nkambi, aho ngaho baba bafitemo ngo yabo menshi cyane, muri gutuma akazi kabo kagenda neza, mbega abakiriya baba bari kuza. Se perezida agakomeza kuvuga ati ahubwo ngiye numva cyaba ari n'igikorwa cyiza nk'uko nguko babagize Imana abantu bakava mu nkambi bagasubira mu ngo zabo. Nimba uko mufite amafaranga mushaka kubafasha wanabasanga muri izo ngo zabo naho ukabafashirizayo, cyaba ari nacyo kintu cyiza kurusha uko ufashiriza umuntu mu nkambi umufashirije iwe yanasubiye mu buzima busanzwe, byaba ari byo byiza kurusha. Ahubwo iyo miryango usanga iri kugenda iburana hirya no hino ivuga ngo mwakuye abantu mu nkambi mutuma abo bantu tutabagaburira, ati muri kwangiza uburenganzira bw'abo bantu bakagombye kuguma mu nkambi tugakomeza tukabagaburira tukabitaho. Ati muri make urebye ni ikibazo cya politike. Ibaze ko icyo kibazo uko kiri uku nguku bari kugishinja 23 ngo yakuye impunzi mu nkambi, natwe imyaka 30 ishize barabidushinjije kuko twakuye abantu mu nkambi tukabasubiza mu Rwanda bakajya kwiyubakira igihugu cyabo cyangwa se bagasubira mu ngo zabo. Ati natwe icyo cyaba barakidushinjije ngo cyo guhonyora uburenganzira bw'abantu. Mbega iriya miryango yifuzaga ko nimba uzi ko wewe uri kunyumva n'imiryango yawe wari warahungiye muri Kongo ukagaruka mu Rwanda, ni benshi bari kutwumva bahungiye gutyo, iriya miryango yifuzaga ko mutakumbaga kugaruka mu Rwanda nyine ngo mubeho buno buzima muriho, mwakagombye kuba mwaragumye ngo muri Kongo muri izo nkambi. Nibyo ngiriya miryango ubundi yashakaga kugira ngo ikomeze ibite ibagaburire. Uyu munyamakuru yahise noneho agaruka abaza umukuru w'u Rwanda amubaza ngo tugaruke ku byerekeranye n'inkunga. Tu Rwanda icyo gihe mufata igihugu cyangwa se kera u Rwanda rwari igihugu wasangaga GDP yarwo cyangwa se n'ubundi ishingiye ku nkunga 90%, atari ku uyu munsi ntago ari kubiri. Ati nigeze kumva usa nk'uvuga, ntago ari njyewe bikuvugiye, uyu ni umunyamakuru, ariko usa nk'ugaragaza ko inkunga cyangwa se imfashanyo y'amahanga ishobora kubera ikibazo igihugu kiri guhabwa imfashanyo. Nibyo koko perezida aravuga ati kubivuga gutya ahubwo urabyoroheje cyane. Is even an understatement. It is. In the long run it is. Depends on how it is managed. Ndetse perezida yakomeje kuvuga ati koko nibyo inkunga nishobora kubera ikibazo ndetse n'ikibazo ku gihugu gihawe inkunga. Ati bitewe nanone n'igihe kirekire cyangwa se bitewe n'uburyo iyo nkunga ihawe igihugu ifatwamo imanagingwamo. We needed it and we still need it to an extent, but we need it so that we build capacities not to need it in the near future. Perezida yese akomeza bino bintu abisobanura mu magambo meza cyane avuga ngo twebwe twagaragaje uruhande duhagazeho ku byerekeranye n'inkunga kuva kera cyangwa se n'imfashanyo y'amahanga. Twagaragaje nk'u Rwanda aho duhagaze, twagaragaje ko inkunga rwose nta kitwaye ni nziza. Inkunga cyangwa se imfashanyo y'amahanga turayikeneye, ariko iyo mfashanyo y'amahanga uburyo tuyikeneye mu rwego rwo kugira ngo ize idufashe kwiyubaka kwiremamo ubushobozi ku buryo ejo hazaza kandi hatari kera tuzaba tutagikeneye iyo nkunga.
mbega niba inkunga yo kugira ngo ihoreho dufashwa, oya, iba inkunga yo kugira ngo idufashe kwiyubakamo natwe ubushobozi ku buryo ejo hazaza hatari kera, ejo hazaza vuba cyane tuzaba tutagikeneye iyo nkunga noneho yanyu, twarabashije natwe kwiremamo ubushobozi. Ntabwo dukeneye ya nkunga ihoraho ngo umuntu azahora ategereje inkunga. Ati twebwe naho ngaho twagaragaje ko duhagaze. Ibyo nibyo twavuze kandi ni nabyo dukora. Inkunga tuyikoresha mu rwego rwo kugira ngo idufashe gukomeza kwiyubakamo ubushobozi kugira ngo mu minsi iri imbere tube tutakigikeneye iyo nkunga cyangwa se kuyihabwa, tunayihagarike. Ko perezida cyangwa se umukuru w'u Rwanda ukabivuga akomeza agaragaza ko inkunga ishobora kuba mbi ku gihugu bitewe n'uburyo itanzwemo, igihe gitanzwemo, ndetse n'uburyo imanagingwamo n'abihawe. Uyu munyamakuru yahise abaza perezida w'u Rwanda, mubaza ikibazo nanone, ndagira ngo kino kintu ucyumve neza witonze. Uyu munyamakuru yabajije perezida ngo hari inkuru nigeze kumva ngo wari uri kuganira n'abandi bayobozi. Yavugaga perezida ati wari uri kuganira n'abandi bayobozi ngo umera nkaho uvuze ngo iyo nkunga ntabwo uyikeneye kuko ngo hari igihe bimera nkaho iyo nkunga banayibahatira, cyangwa se inkunga y'amahanga, amahanga nayibahatira ikamera nkaho iri kuyibatsindagira iyo nkunga. Perezida aravuga ati cyane. Can you give me such examples? It has been discussion. These discussions have dominated many years and many conversations we have. Perezida yakomeje kuvuga ati ibyo nibyo, ati ni birebire, atari ko twigeze kubigaragaza. Inkunga twe twagaragaje ko irakenewe nta kitwaye, ariko iyo nkunga dushobora kukubwira ati tuyikeneye, uyiduhe muri ibi, dutera inkunga muri ibi tubona ko bidufitiye akamaro, cyangwa se bihindura ideni tuzishyura utugurize, ariko tukanakora cyane kugira ngo iryo deni turivemo, cyangwa se niyo mfashanyo ntituzongere kuyikenera. Ni nuko nguko twebwe dukora n'abantu bose bifuza ko dukorana mu byerekeranye no kuduha imfashanyo, tubereka aho dukeneye ko badufasha, nimba ari n'ideni byitwa ideni tubereka aho rikenewe kugira ngo tubashe gukora cyane ibyo byose tubyikuremo. Perezida yakomeje avuga ati gusa urwo rwego twebwe twakamo inkunga cyangwa se iyo mfashanyo niyo bayiduhaye ukuntu bigenda, cyangwa se niyo nguzanyo, cyangwa se n'ibyo tuba tubabwira ko imfashanyo n'ubundi nta keza kayo bitewe n'uburyo imanagizwe mu mbega, ibyo byose narinde gukubwira. Ati byagiye binatukururira ibibazo byinshi twebwe nk'u Rwanda. Ati ku buryo hari abavuga ngo turabiyemeza u Rwanda, hari abavuga ati ibintu dukora ntabwo dushyira mu gaciro, kandi bakabyita ngo ni igitugu cyinshi kiturimo. Ndetse perezida yakomeje asa nk'usobanura avuga ati gusa ntabwo ari ukuvuga ngo twe ntabwo dushaka, si uko tudashaka inkunga koko byo kutayishaka, atoya, ati ahubwo nanone iyo mfashanyo yabo cyangwa se iyo nkunga yabo iragenda ikarema ikintu cyo kumva ko abantu bakugize. Dependence is on the good side. I mean, the better side even. Ati nako icyo ngicyo narivuze cyo kirema cyo kumva ko abantu bakugize, nacyo icyo ngicyo ni uruhande rwiza pe, icyo ni sawa. The other one is whoever gives you aid controls your life. Gusa ukuri kwa nyako nuko umuntu wese uguha imfashanyo, uguha inkunga, ubuzima bwawe bagomba kubukontorora. Icyo kintu cyumve, uyu ni perezida ubyivugiye. Ati umuntu wese uguha inkunga, uguha imfashanyo, ubuzima bwawe babukontorora. In fact, that's why they want you to stay with the aid, so they continue controlling you. Ati niyo mpamvu uzajya ubona akenshi babifuza ko uguma guhabwa inkunga yabo, cyangwa se uguma kuri iyo mfashanyo yabo kugira ngo bakomeze bagukontorore. And even threaten using. Noneho bakagera naho noneho ya nkunga batangira kuyikoresha nk'igikangisho, kandi ubundi nkunga ubundi ngira ngo ni ikintu umuntu yakagwaye kigufasha gutera imbere. Atari ko noneho bigero bagatangira gukoresha ya nkunga na ya mfashanyo baguha nk'ikintu cyo kugutera ubwoba, kugira ngo bakubwire aho ujya, bakubwire icyo ukora n'icyo udakora. Nudakora iki turahagarika inkunga, ugomba gukora ibi kugira ngo tuguhe inkunga. Bagatangira kuyikoresha noneho nk'intwaro, ukibaza ati iracyari inkunga, iracyari imfashanyo yo kwiteza imbere, cyangwa ahubwo ni igikoresho cy'igikangisho cyo kugira ngo nshishwe hano, kora ibi cyangwa wikora ibi. Ati muri make inkunga yabaye igikoresho cyangwa se intwaro ya politike kurusha uko ubwayo yakwitwa ngo ni inkunga yo kugira ngo witeze imbere, ahubwo ni intwaro ya politike yo kugira ngo bakuyobore mu byo bashaka. Buri abantu benshi nicyo kibazo cyagiye kigarukaho muri Afurika. Uzarebe nta gihugu na kimwe ngo kigeze kibaho, kigeze gikizwa ngo gitere imbere, kigende kihaza, mbega kiba igihugu cyateye imbere binyuze mu kuvuga ngo cyatewe inkunga nyinshi, cyafashijwe n'amahanga kiyaha inkunga. Wapi?
nta gihugu na kimwe kijya gikizwa n'inkunga. N'ubundi ibyo bihugu bihora ku nkunga kugeza imyaka magana n'amagana bikiri ku nkunga. Ukavuga ati iyo nkunga itagukura ahantu hamwe ngo ukire burundu ni ukubera iki? Ntabwo rero inkunga ariyo yaguhindurira ubuzima burundu. Nabo baba babizi, niyo mpamvu bakubwira ati inkunga hano, inkunga isigaye ikoreshwa nk'igikoresho cya politiki cyangwa se intwaro ya politiki. Perezida w'u Rwanda akavuga ati uguhaye inkunga cyangwa se uguha inkunga ahita kontorora ubuzima bwawe, abashaka kugira ngo n'ubuzima bwawe bukontorore. Umunyamakuru yahise atangira kubaza perezida w'u Rwanda, aramubwira ati mpa nk'urugero rwa situwasiyo y'ibintu byigeze kukubaho aho nk'amahanga yigeze kuguhatira inkunga n'imfashanyo wowe ukababwira ko utayikeneye, reka twumve ino nkuru. Perezida aramusubiza ngo ndabyibuka ari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani, ati icyo gihe twakiraga inkunga nyinshi, imfashanyo nyinshi bitewe na situwasiyo twari turimo. Ngira ngo yabisobanuye, abari bamaze gukurwa ku buyobozi, igihugu kimaze gufatwa, ibyari biri mu gihugu cyose bari babikukumbye babitwaye, na banki z'igihugu, ibintu byose. Urumva igihugu nta kintu cyari kirimo kuko yabivuze. Ati icyo gihe rero twari dukeneye inkunga nyinshi. Ati icyo gihe rero hakaba n'abaminisitiri benshi bo mu bihugu by'Uburayi n'ibindi bihugu bazaga gusura u Rwanda, ahanini baje kureba ibyo dukeneye, baza kubaza. Ati umunsi umwe rero nibwo naje kugirana ikiganiro n'abo baminisitiri bari baje. Ati ariko byatangiye ngirana ikiganiro n'umwe muri bo. Ati uwo mugore twagiranye ikiganiro, umuminisitiri wo mu mahanga, yitwaga ngo ni Claire Short. Tungu yari aturutse mu Bwongereza, yari International Development Minister wa UK. Ati icyo gihe nabwiye uwo muminisitiri, ntago tubwiye ibyo umuminisitiri yaramubwiye, ati ariko nabwiye uwo muminisitiri ndamubwira nti wenda haracyari kare ku buryo tutakagombye kuvuga ibintu byinshi, urumva igihugu cyari kiri kwiyubaka 98. Ati ndetse turanabashimira ubwo bufasha muduha pe, ni inkunga ikomeye cyane Ubwongereza muri kuduha. Urumva situwasiyo igihugu cyari kirimo. To be responsible, and they keep talking to our ministers and other leaders. Atariko nibwo nababwiye ati ndanabashimira umuhate mushyiramo, atariko ndakeka dukwiye gutangira hakiri kare, twebwe ubwacu gutangira gufata inshingano, apana kumva ko tugomba gukomeza gufashwa gusa. Natwe tugatangira kare, nubwo hakiri kare, natwe tugatangira gufata inshingano zo kugira ngo twigire. Ndetse perezida akomeza asobanura ngo icyo gihe yabwiye abo bayobozi, arababwira ati turagira ngo nimba mugiye kuduha inkunga cyangwa se iyo mfashanyo koko, mujye mubanza munatubaze ngo iyo nkunga mwebwe murifuza kijyahe. Ati kuko ntabwo dushaka bino bintu mukomeza gukora byo kuza mufite ibyo bikapu by'amafaranga murabizanye mu gihugu, muhise munadutegeka ngo aya mafaranga rero tubazaniye muhite muyakoresha biriya, muyashore muri biriya, muyakoreshe biriya. Atoya, ati icyo gihe narababwiye ngo nimba mushaka kuduha iyo nkunga yanyu, mujye muyizana twicare dukora inama, mutubaze muti mwebwe duhaye inkunga ni hehe mubona hakenewe kuba hakoreshwa n'amafaranga, kuko igihugu ni icyacu, nitwe tuzi aho ayo mafaranga akwiye kujya. Mbega igitekerezo cyacu cy'aho amafaranga twumva ko yo gukoreshwa aba ari twebwe tuhahitamo, kuko nitwe ba nyiri igihugu. Ati icyo gihe nicyo nababwiye, kandi urumva icyo gihe byari ibibazo bikomeye mu gihugu, nta kintu cyari kirimo, igihugu cyari kiri kwiyubaka bitameze neza na gato. Ariko perezida akavuga ati icyo gihe narababwiye ngo ibyo bintu mubireke, natwe tube ba responsable b'igihugu cyacu, nitwe tuba tuzi aho ayo mafaranga mutuzaniye yakoreshwa. Niho kuvuga ati ubwo mbere wenda atarayibabwira, abazungu nibo bazanaga amafaranga bakababwira ati aya muyashyire hariya, muyakoreshe hariya, muyakoreshe hariya. Ati se yagusubije ngo iki byagenze gute? Ati nawe yarumiwe, ariko icyiza cyabayeho uwo munsi yarabyemera, avuga ati rwose ibyo nibyo pe. Ati yaribajije ati ubundi uyu muntu ni muntu ki ukubwira gutya, umuntu ufasha agashaka no kwita mbega akwereka ko nawe yihagazeho. Ati nawe yaribajije ngo uyu muntu ni ninde. Ati none ikintu cyaje gukurikira, wa mu minisitiri nagiye kubona mbona atumiye abandi baminisitiri baturutse mu bindi bihugu n'ubundi nabyo by'inshuti y'Ubwongereza, arabazana abandi baminisitiri batatu abanzana imbere. Ati muri make mera nk'aho ari kumbwira ngo subiramo ibyo wambwiye n'aba ngabo bibabwire. And we did. And for some of those two, they started would say no, but our people will not accept this. I said, okay, why should your people have a problem? On top of that, ati bamwe muri abo bayobozi bari bazanye n'uwo mu minisitiri twavuze haruguru mu Bwongereza, bamwe batangira kuvuga ati ibyo ntago byakunda, kuko yabibasubiremo nyine babwira ati amafaranga turashaka kujya twebwe tumenye aho tuyashyira kugira ngo bitugirire akamaro nk'igihugu cyacu. Bamwe batangira gusa nk'abatabyemera neza, ndangije ndababwira nti njye rero nta nubwo nshaka ko muzajya muduha iyo nkunga yanyu
nimba mwumva ko kuba mwayizana akaba ari twe duhitamo aho tuyishyira bishobora kuba wenda bitabanezeza cyangwa se twayikoresha ibindi. Ati ndababwira nti sinshaka ko muzajya muduha inkunga gusa, ahubwo ndagira ngo iyo niyo nkunga muduhaye mujye munashyira abantu banyu cyangwa se mwebwe ubwanyu mukomeze mukurikirane mumenye nimba ibyo mwaduhereye inkunga koko ari cyo twayikoresheje. Icyo gihe nibwo nababwiye ati cyangwa dushyireho ikintu cyakwitwa nka audite, mwebwe nk'abantu baduhaye imfashanyo mujye muza mukore audite murebe y'amafaranga mwaduhaye icyo twumvikanye ko tuzayakoresha nimba icyo kintu cyarakozwe. Kirega ibyo bintu babizi ko mu bihugu byinshi mwagiye mubyumva cyane cyane bya Afurika ko inkunga iratangwa ariko icyatangiwe inkunga ntago ari kikora, amenshi ngo barayirira nyine abayobozi. Perezida ngo icyo gihe arababwiye 9 ati twebwe iyo nkunga mwaduhaye muzajya nyuma y'imyaka 3 muza mukoro audite muvuge ngo ko twabahaye inkunga yo kubaka iki n'iki cyangwa yo gukora iki kintu iki n'iki kuko cyarakozwe, muze mukore igenzura ryanyu murebe ko ari cyo twayikoresheje. Bahaye uburenganzira. Niko byagenze, twaravuze ati dushyire ikintu kimeze nka audite igiba. Nimba nawe ubwawe wavuze ngo amafaranga ugomba kuduha, nawe tubanze tureba ayo mafaranga igihugu cyanyu cyemeye gutanga cyarayatanze, nimba yaratanzwe twari twemeranije ko azakora iki, mukurikirane murebe nimba icyo kintu cyarakozwe mu gihugu. They gave us the money, was followed up, audits were made, and they found we were just putting the money they gave us. Ati ndetse icyo gihe audite yarakozwe, ibintu birakurikiranwa, amafaranga akoreshwa ibyo twari twarababwiye ko tuzayakoresha, ibintu bigenda neza nkuko babivugaye nyine byose byarabaye. Munyamakuru yakomeje abaza perezida mubaza ati mbwira nko kubyerekeranye na USAID ngira ngo mwarebonye ko bayihagaritse, Donald Trump yarayihagaritse ndetse by'umwihariko afatanije na Elon Musk, ubwo ni Doge mu yandi magambo, bahagaritse USAID ubu ngubu ntagiri gukora. Uyu munyamakuru yabajije perezida ati mbwira kubyerekeranye na USAID. Perezida nibwo yamunyurimo aramubwira ati USAID ndayizi, nanjye ubwanjye nkiba mu nkambi nkiri umwana twajyaga kubona tukabona batuzaniye amavuta cyangwa se ukabona bazanye ibyo kurya nk'amafi n'ibindi byose byanditseho ngo USAID bajyaga bituzanira. Atari ikibazo uribaza cyangwa se wakwibaza ntago ari icyo ngicyo, kuko nanjye ubwanjye natunzwe cyangwa se nariye ku bintu bya USAID by'inkunga yabo yo kugaburira abantu bari mu nkambi. Ariko ukibaza ngo ese bano bantu bohereza zino nkunga bari kugaburira bari mu nkambi amaherezo naya ni gukomeza kukugaburira paka ryari nyine bakikugaburira, abantu bakaguma nyine babashimira ngo muratugaburira ubuzima bwabo bwose bari mu nkambi muhoherereza ibyo kurya. Ndetse yakomeje agaragaza ati urumva bakomeza kukugaburira gutya ariko ntibareba ngo wenda barebe ku mpamvu bagufasha yo kumenya ngo kuki ubundi uri muri iyo nkambi, ni bande babiteye kugira ngo uri muri iyo nkambi n'ikibazo cyatuma uyivamo. Ndetse niho yakomeje agaruka avuye kuri icyo kibazo, yagarutse ku kibazo cyerekeranye atanga urugero avuga ati ndabyibuka icyo gihe nari inyoboye ari ngiwe chairman wa East African Community, bino bihugu by'aba Burundi, Tanzania, u Rwanda, Uganda, Sudani y'Amajyepfo, bino bihugu Kenya. Ati icyo gihe ni ngiwe wari chairman. Ati icyo gihe twari turi mu nama dutangira kuganira ku byerekeranye n'ikibazo cy'imyenda, ya myenda twe twita ngo ni caguwa, ni imyenda abazungu nyine bohereza, ya myenda ituruka muri bihugu by'i Burayi no hakurya iyo boherezaga za caguwa murazizi, ni ya myenda iba yarambawe na bariya abantu ikaza natwe tukahita tuyambara nyine akaba ariyo twambara. Ati icyo gihe twaganiriye kuri icyo kibazo, ndangije ndeba nk'umwe mu bayobozi twari twicaranye mu baperezida, ndamubwira tuweho ndabizi nk'igihugu cyawe ubwacyo cyeza ipamba, muhinga ipamba. Cotton is grown in your country, in this country. When are we going to build our textile industries? If we have cotton, but we export it raw, the way it is in its raw form without adding any value to it, and then we import tons and tons and tons of used. Ndetse perezida icyo gihe ngo abo baperezida yarabicaje arababwira ati urugero reba nkawe igihugu cyawe cyeza ipamba nawe nuko kandi mweza ipamba ryinshi cyane. Ati baze nimba tweza ipamba cyangwa se duhinga ipamba, iryo pamba n'ubundi niryo rivamo imyenda, atugasanga iryo pamba turyohereje mu mahanga muri biriya bihugu byateye imbere ritongerewe agaciro, tutabanje wenda kuryongera agaciro tukaryohereza rikiri ipamba, ubwo riba rigura urusenda, riba rihagaze make. Ati ugasanga noneho igihe kirageze dutangiye gutuma imyenda yo kwambara, ariko tukazana noneho tukaba tugiye kwambara imyenda yambawe, zino twita ngo ni caguwa, ni imyenda iba yarambawe n'abandi bantu nyine akora ababohereza n'amamodoka yagenzwemo, ariko nyine imyenda y'urumva ko ari ikindi kintu. Kwambara umwenda nk'iyi ngiyi nawe wirirwa wambaye ukazagira ukayifata ukavuga ati muyohereze hakurya iriya, warayihaze nyine
itakiyambara. Ati ugenda avuga ati twirirwa dutuma amatoni n'amatoni mu bihugu byacu twambara imyenda yambawe n'abandi bantu ari twe duhinga ipamba. Kubera iki? Twebwe tuzakora inganda zacu zikora imyenda ryari ngo tuziteze imbere. Ati icyo gihe twumvikanye ko tugiye kuzamura imisoro cyangwa se kugira ngo duhende bari abantu bohereza imyenda ya caguwa. Ati icyo gihe abayobozi narababwiye nabo baravuga ati nibyo koko. Ati nabo bari babizi nari meze nkaho mbakangwe cyangwa se mbibibukije. Ati twese twemeranya ko ibihugu byacu bigiye kuzamura umusoro cyangwa se tugiye kugorana mu kugira ngo caguwa zijye zinjira mu bihugu byacu mu kugira ngo bibagore dutangire natwe ubwacu turebe ukuntu inganda zacu twaziteza imbere zikorera imyenda y'ibihugu byacu. Tube dukuza inganda zacu zikora imyenda. Uyu munyamakuru yahise amubaza ati byagenze gute rero? Ati icyakurikiye baje kubuza babayobozi twari twakoranye inama bibi bihugu byose yavuze. Baje kubabuza barababwira ngo ntago mugomba guhagarika caguwa ngo ntizize mu bihugu byanyu. Zigomba kuza nkuko zazaga. Umunyamakuru aramubaza ngo ninde waje kubabuza rero? Perezida aramubwira ngo uwababujije ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nizo zaje zibwira abo bayobozi twari twakoranye inama zirababwira ngo iyo gahunda murimo yo gushaka guca caguwa muyireke, mugomba gukomeza mukajya muturangurira imyenda yambawe, caguwa zigomba gukomeza kuza mu bihugu byanyu, ntimwibeshye. So some of the leaders, we had made a decision together, but under pressure differently, leaders gave up. Otherwise, you will be affected. They even warned us that if we insist, we are going to be struck off the beneficiaries of AGOA. You know. Ndetse Perezida hano yakomeje avuga ati babayobozi baragiye bose baregerwa mu buryo bugiye butandukanye. Amerika igenda ibabuza cyangwa se ibaha gasopo babwira bati muraza guhura n'ingaruka ni mushaka kwiha ibyo guca caguwa. Atusibye nabo bayobozi natwe ubwacu nk'igihugu cy'u Rwanda aturumva n'umwanzuro twari twafatiye hamwe tuvuga ati caguwa tugomba kuzica kugira ngo dukuze inganda zacu zikora imyenda. Ati natwe ubwacu mu Rwanda bashe kutwiyama. Ubwo na Amerika iratubwira ati muraza guhura n'imbogamizi, murahura n'ibibazo nimushaka kwiha ibyo guca caguwa. Ati by'umwihariko muraza kubura inyungu mwakuraga mu cyitwa AGOA cyangwa se aricyo bita ngo ni African Growth Opportunity Act, aricyo AGOA. Ati muraza guhura n'ibihano by'uko mutazongera kungukira muri AGOA nimwiha ibyo guca caguwa. Had already given up and they were already putting used clothes so that they continue benefiting from United States. In the end, we were left alone. Ndetse Perezida yakomeje kuvuga ati icyo gihe ibihugu byose twari twiganye twicaye tugapanga umupango bigize East African Community muri make byaratugambani cyangwa se batuvuyemo. Ati ibyo bihugu byose byahise byikomereza gahunda bikomeza kurangura no kwakira iyo myenda ya caguwa yakoreshejwe. Ati twasigaye turi twenyine mu bihugu bigera muri byinshi bya bindi byose nakubwiye bigize EAC. Ati nitwe igihugu cyonyine cyasigaye tuguma ku ijambo ryacu. Bindi bihugu byose ngo byaratinye biravuga turabizi Amerika rwose turakomeza n'ibindi bihugu twambare caguwa zanyu nta kibazo. Ati twisanze twasigaye twenyine kandi ari umwanzuro ibihugu byose n'abo perezida bari bafatiye hamwe bashize hamwe. Ati ndetse guhera icyo gihe kubera twebwe umwanzuro twafasheho guca caguwa kugira ngo duteze imbere inganda zacu, ibaza ariko abantu babigitwa ngo bari kugufasha ariko bakanga ko wateza imbere inganda zawe nawe ngo utangire witeze imbere nk'igihugu cyawe. Ati guhera icyo gihe badukuye muri AGOA. U Rwanda ntago rukiri muri AGOA. AGOA ni uburyo kinyine bino bihugu Amerika ibyorohereza mukaba hari ibicuruzwa byanyu bikorerwa iwanyu mujya gucururiza muri Amerika nta misoro nta bintu nk'ibyo. Ndakeka nicyo AGOA, nimba hari n'ibindi biri muri AGOA ubwo muraza kugenda mubishyira muri comment. Ariko urumva baba bakubujije amahirwe yo kuba nawe hari ibyawe wakohereza muri Amerika gucururizayo mu bundi buryo utaciwe amafaranga udaciwe imisoro. Atariko ibindi bihugu byose biracyari muri AGOA usibye twebwe gusa nyine twanze tukavuga ati izo caguwa zanyu turazanze. Kuri no kwanga gasuzugura ibaze ubundi umuntu w'umugabo nkuyemo ino myenda n'icyunzwe mvanye muri studio ndabikoherereje nawe ugiye kujya ubyambara ugiye mu manama ujya ahantu hose uvuga ati wambaye neza kumba ari ikintu nakuyemo. Ntago ari byo. U Rwanda ibyo bintu ngo rwarabyanze. Perezida yakomeje avuga ati icyo gihe twaraburanye turahamagara twohereza inzandiko turavuga ati ibi ntago ari byo mudukoze nyine biranga. Uyu munyamakuru yakomeje kumaza ati nyuma yuko mwubatse igihugu muhereye ku busa ubu kikaba gihamye, mwakomeje kugenda mugaruka ku ijambo agaciro, kwihesha agaciro. Ati ni ijambo abantu benshi bakoresha ariko se mwebwe nkawe ubwawe ijambo agaciro urisobanura gute? Perezida yakomeje asobanura ngo
nk'urugero naguha rwa mbere nk'ibyo ngibyo nagusobanuriraga byo kuvuga ngo twabwiye abaduhaga inkunga ati muduha amahirwe iyo nkunga tuyikoreshe mu buryo bwaduteza imbere kugira ngo tutazahora ku nkunga mpaka natwe tubashe kwigira. Ati icyo ngicyo nicyo gisobanuye agaciro ubwacyo twihesha. Mbega kumva ko utagomba kwishingikiriza ku bantu buziraherezo ufashwa ubwacyo nacyo ni igisobanuro cy'agaciro. Don't push to us second-hand clothes endlessly. Let's have a time we can stop this, but also at the same time we develop our textile industries. It's about, you can't think like that and act like that unless you are mindful of what is your place in this world. It's about dignity. Ndetse President yakomeje namusobanurira ati nibyo ngibyo nakubwiraga ngo tujya kuvuga ati murekeraho gukomeza muturunda hiyo myenda yanyu yambawe n'abandi bantu natwe ubwacu tubanze twigire. Ati ibyo ngibyo ntago wabikora utari wa muntu utekereza uvuge ngo ubundi umwanya wanjye muri iyi si n'uwuhe. Ati ibyo byose rero nibisobanuye nabyo agaciro twebwe twihesha bwo kugira ngo uvuga ati ibyo bintu byo kwambara imyenda yambawe turabyanze n'iki nuko ubushaka kwisobanukirwa nawe ukavuga ati ubundi umwanya wanjye muri iyi si n'uwuhe. Ndetse umunyamakuru yabashije perezida ikibazo aramubaza ati numvishije ko ngo n'ikintu cyo gusabiriza wagiciye wakigize icyaha cyangwa se ntago cyemewe n'amategeko gusabiriza mu Rwanda. Bimwe ubona umuntu ari ku muhanda ari gusabiriza ubundi bira ntago byemewe bira byo gusabiriza. Ati nabyo bigize ko bitemewe. Perezida yavuze ngo nibyo koko ntago ari ukubeshya nibyo ntago byemewe hano. Ati kuko twakoze ikintu cyo kuvuga ngo abo basabirizaga kandi mu by'ukuri ubona bafite ubushobozi tubashakira uburyo ki hari ibyo bakwigishwa cyangwa se hari ibyo bashyirwamo babashe nabo kuba babibyaza umusaruro babashe kwigira. Babandi noneho bamugaye wenda umuntu yacitse akaguru yacitse akaboko cyangwa se nyine umuntu nyine wamugaye nicyo kinyarwanda cyiza nakoresha. Nabo twashyizeho urwego muri guverinoma rugomba kubakurikirana rukabitaho ariko bitavuze ngo bagiye ku muhanda ngo buri umugaye wese agiye gusabiriza. Ati twashyizeho urwego rwa guverinoma rugomba kubitaho. Men and women who are like 15, 16, 17. When they could go and work. When they could go, even started to do something. And in fact, we put a technical school which can take in up to close to 1,000 people in the western part. It's a president yakomeje avuga ati nko kugenda ku muhanda ugasanga umuntu w'imyaka 15, 16, 17, 8 ari gusabiriza kandi ari muzima. Ati kandi hari ibintu wenda yakagombye gushyirwamo akagenda akiga wenda atari kuvuga ngo ni n'amasomo ari we kuvuga atagiye kwiga mekanike agiye kwiga imyuga muri rusange. Atera nk'ikigo twashyizeho gishobora kwakira abantu barenga 1000 ibari mu bihumbi aho nk'abambere batangira kwiga aho hantu wasangaga biga amezi 6 ugasanga hari abiga birazamutse bibaye umwaka. Atari ko mba twabyita promotion ya mbere ko tubyita yabanje kwigayo. Ati yavuyeyo ya mbere bamubwiye ko bari biza amezi 6 atari ko 70% by'abana bari baharangije bose bahise babona akazi. Uyu munyamakuru yakomeje amubaza ikibazo avuga ati nkurikije uko wubatse igihugu aho mukigejeje n'ukuntu cyari cyarangiritse burundu urumva igihugu cyari kimaze kubamo genocide urumva urwego ibintu byari biriho cyari kiri hasi hanyuma y'ibindi. Atari ku munsi wa none ni igihugu mwubatse kiri ku rwego n'ibindi bihugu hari byinshi byakwigira ku Rwanda. Ati ese ukeka ko ari impamvu ituma ibindi bihugu bitarakomeje cyangwa se bitari ku rwego nk'urwego u Rwanda ruriho bitameze nka rwo mbega mu bintu byinshi. Aravuga ati ngiye ntago navugira abandi atari ko nkeka ko ikintu kibitera hanini ni ukudafata icyemezo cyo kuvuga ngo bagiye gukora iki ngo bagikore cyane cyane aho ngaho ndavuga abayobozi mu byerekeranye na politiki. Bigaragaza ko byose bipfira mu myanzuro ifatwa n'abayobozi y'iki gihugu kigomba kugeraho cyangwa bagomba gushyira imbere. In any part of Africa, if Africa is still lagging behind other continents, but what has made other people rich are the same things that they would make Africa rich. Ndetse president yakomeje avuga ati njenyeka ko byose bipfira muri politike kuko abantu bose ni bamwe abaturage bose babashije kubaha amahirwe ku isi yose
bayabyaza umusaruro kuko abaturage bo ni bamwe bipfira rero mu babaha amahirwe cyangwa se mu bayobozi bo hejuru. Ariho yavugaga ati kuki ubundi bavuga ngo Afurika ihora inyuma ntitera imbere, ati kuko icyatumye ibindi bihugu bikira byo hanze ukumvaga igihugu cyarakize, ibyo n'ubundi byatuma n'abanyafurika ibyo ngibyo byabakije natwe ubwacu byadukiza. Because Africa is endowed with resources. I mean, take a country like DRC, by the way. Congo is a good time to pivot because DRC is ndetse perezida yahise avuga ati kuko Afurika buriya twahawe umugisha cyangwa se Imana yatwihereye n'ubutunzi cyane cyane buno butunzi bwo munsi y'ubutaka n'ibindi bintu buri ubutunzi umutungo kamere niko bawita. Afurika irawufite wibitseho mwinshi. Ahita aboneraho gutanga urugero ati reba nk'urugero nk'iki gihugu duturanye cya Kongo. Other countries with minerals. Okay. Why would a country like that ever have to beg for anything from anyone? Ati ibaza igihugu nka Kongo gikize cyane kuri rwego ariko ugasanga hari ibyo kiri gusaba ku mabuye y'agaciro, mbega cyangwa ingurane y'amabuye y'agaciro, mbega gisabiriza ubona ko kitihagije kandi gikize gitunze. To answer you, to show that it's about politics, it's about management, it's about, by the way, that integrity that we are talking about. Ndetse perezida nibyo yakomeje musobanura mubwira ati ibyo byose rero nta handi bipfira muri politike, bikagenda bigapfira muri management y'abayobozi cyangwa se uko managing imitungo y'igihugu, uko ibintu bikorwamo bishyirwa ku murongo, ndetse nanone bikanapfira muri kwa izandanga gaciro cyangwa se muri kwa kwiyubaha, kwa kwihesha agaciro, bikanapfira aho ngaho twahereye kare tuvuga by'indanga gaciro, naho ngaho bipfira. Ati abayobozi bakagombye kumva ko bagomba gukorana n'abaturage babo, bagafashanya, bakazamurana, buri muntu akagera ku rwego rwo hejuru bakoresheje ubwo butunzi buri mu gihugu cyabo. Ati rero iyo udatekereza gutyo nta nubwo ibyo bintu bishobora kuba. Congo, Congo is a perfect example of this happening. It's the politics of continent. It's just the system is so flawed. It is just The way I ndetse umunyamakuru akomeje kubaza ati urugero nk'iyo Kongo wari uvuze se ukeka ko iyo bipfira hehe? Perezida aravuga ati bipfira muri politike ya Kongo, systeme yabo niho biri gupfira nta handi. Niyo mpamvu usanga ari igihugu gitunze gikize ku isi, mu bihugu bya mbere ku isi bikize, ariko ugasanga abagituye barakennye, n'igihugu kiza mu bihugu bya nyuma bikennye ku isi. Bari kuvuga ibihugu bikennye kandi ari igihugu gitunze umutungo mwinshi cyane. Hano twinjiye ni mu gice noneho byari bigeze aho perezida bari batangiye kumubaza ku byerekeranye n'ibibazo bya Kongo, inkomoko yose n'ibindi byose. Reka tujye tubikorera igice cyabyo cya kabiri, tubanze turebe icya mbere, icya kabiri no kiraza kuri ibyo bibazo byose n'ubundi nibiri kubera muri Kongo.